banguka banguka uko yayijyanye ngiyi mwoka byaramwe ariko mana uragahora ku ngoma kugukorera washatse amafaranga yawe niyo nshaka nta kindi cyanzanye wa mubyeyi we gutangiye guhaguruka ugenda se kandi ugiye nshaka amafaranga yanjye fata umuti dore ngiye oya ariko ntabwo urajya reka mfata umuti nkugarurira amafaranga niyo nkeneye amafaranga yanjye humura ariko ntabwo ujya mu cyumba kuzana umuti humura mpereza amafaranga yanjye niyo nkeneye iby'imiti ntabyo ngikeneye oya ntabwo wari uragenda unsize kuko naje mama ntabwo nari nzi ko muteye gutya humura ntabwo nari nzi ko muteye gutya twebwe hano tujya duhemuka urava aha ngaha utwaye amafaranga yawe niyo nkeneye nta kindi cyanzanye ndabyumva nitwa Nzabo Christine njyewe navukiye muri Kongo niyo niko Kongolese ko munyarwanda ikibazo nakubwiye ni iki mwese ko munyarwanda nkajya mu rwego rwo gushaka kwambia siku ya kwanza siko munyarwanda iki amafaranga yawe hakuna shida hakuna shida icara uwo mugabo ugiye kumubona akuzanira n'amafaranga yawe amafaranga niyo nkeneye iby'umugabo bizaza nyuma hari ntwara bugabo ambwiye ko mugabo harya yitwa Rukundo Patrick yego biragaragara ko atwaye amafaranga y'abandi angana na miliyoni enye n'ibihumbi 500 z'amanyarwanda ndagutegetse haguruka aho wicaye uze wihutana amafaranga ya Christine irindi zina ryawe ninde Nzabo Christine ihute umuzanira amafaranga ye iravuba ndagutegetse gira vuba ntwara bugabo gerayo hagurutse uyu mugabo banguka ruku iravuba banguka muga uyu wundi wanyibye nase wirwana oya iki ni igisambuza ibintu cyankoreye ni igisambu kingi muganga we mana we ariko mana uragahora ku ngoma mana mugamba barana ndi kugutuka ngo we dore na telefone yanjye uko yayijyanye ngiyi mwoka byaramwe ariko mana uragahora ku ngoma uragasaza udashaje mana we niyo napfa nkubonye urakafana muga niyo yapfa gusa n'aya mafaranga gakarorera kuko ibyo yankoreye mana we mana uragahora ku ngoma iki gikapu nicyo najyanaga ngiye nigoma hose n'igisenyi bose barambonye abanyakigali bose baranzi ariko mana uragahora ku ngoma mana muga imana izaguhembe mbabarira nari ntangiye kugutuka nguhoye ubusa umva nari ntangiye kugutuka nguhoye ubusa mana muganga urakoze urakabyara amarere yawe aragabanyutse ntacyo nabona usibye kugushimira mana we ari mu gihano agiye guhita haguruka mu kanya oya nashaka apfe ntacyo amaze ibyo yankoreye birahagije dore iyi sharijeri nayiguranye n'iyi telefoni dore muganga ibi urakabyara turavura ntago twica mana uragahora ku ngoma Wajya kurikiraho iki haguruka ruku mana haguruka ruku haguruka gira vuba haguruka
haguruka gira vuba ndavuze ngo haguruka Haguruka yicare se. Akiricara hano. Oya mukireka cyo kwicara mukireka iki ni igisambo cyanyijeje ibitangaza bidasanzwe ngo tuzabana ariko mana we ntago nari nzi ko kimeze gutya. Ayiwe. Oya mugamu mureke oya ntabwo akwiye kwicara uriya no gupfa ntago ari wo kubaho. ntabwo iwanjye bategeka Aho ndemeye nta kibazo. zanira ntebe yicare fata iyo ntebe yicare Ntabwo twakwicarana pe. fata iyo ntebe yicare Uyu murakazi. Yewe. Ayiwe. Ntago yarazi ko tuzahura. Muganiho nizeye ko ushoboye byose. Ayiwe. Oh. Ayiwe. icara hariya Umuntu mumusajije. Hoya yaba yanapfaga ntacyo ashinzwe kuba ayiwe. Ari ku gikapu cyanjye telefone yanjye ariko mana kandi bamuzima ariko mana nta buzima uzagira dore zapfa nabi. Kristi ko mbona ameze nk'uwataye ubwenge bigenze. biragaruka araba muzima ni muzima nta kibazo afite Kristo urabibonye ndabibonye muga urakabyara urakabyara ntukankoreho uri umwaku mukoshi mukoshi kiwerewere nakwa kiwerewere Rero tsoje ubutumwa bwari bwanzanye ubwo yaraje guteza ingaru none yiboneye isomo. Wiboneye isomo nde nta nubwo ndindanga. Yambwiye ati merekeza. nawe ugenda muganza bintangarugero hari n'abandi benshi bibwe batigeze babona ibi bitangaza ariko ibyo mbonye nzabibwira n'abandi uragahora ku ngoma. yego urakoze. Yego rero ubwo unyuzwe hanyuma kuri uyu wari waramwibye se hagiye kuri kira cye Kristi biragenda bite? Yewe mugabo byaterwa n'ibyifuzo bwe niba keneye ko akomeza kukubera umugabo nawe oya nta bugabo bwe nkeneye uyu ni ikigoryi n'indindagire za mubabariye natahagenda mugabo mubabare nta kintu mukoreye nihorere mu kwihangana ntabwo tujya twica ibyawe turabigaruza niyo ntego wari ufite turabikugaruza. urakoze cyane ningira ibindi mukeneyeho nzagaruka murakoze. Hanyuma Kristi none ndumva ni cyo kituzanye ndumva twasoza wenda tukamubohora uyu mukitoro kugendera akigendera wenda ukaza kuntiza iminota nk'itanu nkagira utuntu duke nkubaza ubundi tugasoza natwe tugasubira mu rugo. ntacyo Kristi nibazina karame yizera ko ibyo washakaga ubibona Mungu akubarike. amafaranga y'umuti watanze ubonye ko atapfuye ubusa. Yego ubwo rero nta kindi gisigaye rwose twagusezerera kuko dufite akazi kenshi ukubona umusaza ari kuvura na musaza wanjye intege nke z'umusaza zabaye nke dufite akazi kenshi. Yego urabona kubohora ukaba wigendeye ubwo nkategereza umunyamakuru ibyo agiye kumbaza nanjye nkamusubiza. murakoze cyane mubakiyane na Yesu. yego nimuhereze. Yego Kristi rero umbabarire ko nakita ko nakugambaniye nkakuzanira umuntu ntanaguteguje ntakubwiye ni bireba ibyo bintu koko nimba mwaramubeshye kandi nje twakoranye ikiganiro nawe numvisha ubwanjye nsebye ndavuga nti reka muyobore muzane. Hanyuma rero uramwemeje arabibonye bibaye. Hanyuma rero ushobora kwenda kwiyibutsa abantu batari babazi hari abantu bababonye bwa mbere cyangwa se n'abasanzwe babazi ukayibutsa zimwe mu ndwara muvura ibikorwa mukora wanatinye vuga ngo n'umuryango wa Rusine se n'umuryango ugizwe nande ukabasobanurira. Okay ubwo umuryango wacu nakomeje mbibabwira ko ni umuryango wo kwa Rusine umusaza witwa Rusine. ubwo nkaba nkorana na musaza wanjye mukuru. ubwo kubera ko umusaza amaze gusaza intege aba ari nkeya ninjye buri gukora ushatse kuduhamagara ninjye mwitaba cyangwa hakitabwa musaza wanjye. Yego akenshi na gushaka imiti. Yego ubwo nanone ndakabibutsa mu ndwara tuvura amarozi y'ubwoko bwose. Yego harimo ibitegano hakabamo amarozi yo kurutsa hakabamo amarozi y'ibitama ibihuhano. ibyo byose ni ibintu tureba cyangwa n'indwara za karande cyangwa ibintu by'ibi navuga byo mu miryango za karande zo mu miryango ibyo byose nabyo turabivura. tukavura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina uretse sida.
tukavura abakobwa bagumiwe ndetse hari n'abagabo rega busa n'aba baragumiwe niko navuga nabo bose tubarebaho tukabashakira umuti hanze nanone ubwo iyo umbwiye amazina ukampa n'ifoto y'uwo muntu byose ndabikora ibyawe bikagaruka hanyuma uri akagombye kwizira nyine ubwo kuza kose byatindijwe n'iki n'imiti nari nagiye gushaka nakomeje mbibabwiye yarampamagaye amaze kumpamagara mbwira ikibazo ubwo habaho imiti kuko yari yashize njya gushaka imiti ubwo bikubitanye n'ubu ngubu ndi kugera mu rugo nzanye imiti nawe dukubitana ahangaha yabahuje nyine ubwo yabonye umunsi wamuhaye warenze aza guteza imbere umunsi namuhaye wararenze nawe ahita aza nta nubwo yari yampamagaye ubwo nanjye ndatunguwe oya nyine ngiye yaramagara arambwira ati ndashaka unyobora ahubwo nari nzi ko ikintu kizima wenda kindi nyine ashaka ko mupanga urazi ko sinya nsiga kamera ndavuga nti reka nyizane wasanga tunaganiriye ariko agiye anyuzwe none nawe ari bureze kureba iyi video ndaza kubirekeramo babirebe nabo baraza nanjye ndagushimiye baraza ko umuryango wa Rusine atariho gukinishwa ngiye naremeye narabonye ko umuryango wanyu udakinishwa hanyuma yo tugana ku musozo ugira ikindi kintu wenda watubwira cyangwa se indi nama wagira abantu babakunda n'abantu bakunda umuryango wa Rusine ubundi dusoze ngo yina abantu bakunda umuryango wa Rusine nta handi adresse nabahaye nimero tujya dukoreraho ni nazo ziri kuri WhatsApp kandi mbijeje ko nukuri tuzajya tubakorera ibintu byiza kandi bakishima kandi biri mu kuri yego Kristi turagushimiye rero reka tukoreke wiruhukire reka tujye gusuhuza muzehe na mukuru wawe Amini mu musaza wawe ubundi natwe dufata inzira dukomeza dutaha kandi agushimiye ko turi tuburira umwanya namwe murakoze rwose ndabashimiye yego n'abandi mwanya dukurikiye rero murakoze cyane Imana ibahe umugisha naho mu nkuru z'ubutaha